Amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muri hose, yaba mu mpande enye z'igihugu ndetse n'abari hanze ndetse na buri umwe wese wumva runo rurimi tuvuga rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi twahisemo kugaruka ku ngingo ikomeye ariko abantu benshi bafata nk'aho ari ntoya. Ingaruka n'ibyago biva ku kurara udasenze. Uyu munsi muri Kunda ubuzima bwawe nicyo kintu tugiye kugarukaho. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi barangiza imirimo yabo bananiwe pe. Bakihutira gufata amatelefone, kureba amateleviziyo cyangwa se bakaryama batabanje gutuza imitima yabo ndetse no kwisunga Imana. Kurara udasenze si ikosa rito nk'uko bamwe babyibwira. Ni ukwivana mu maboko y'Imana mu masaha y'ijoro, igihe umuntu aba adafite ubushobozi bwo kwirinda, kwigenzura cyangwa se kwirwanaho. Ijoro ni igihe cy'ituze ariko nanone ni igihe cy'ibitekerezo byinshi, ubwoba n'ibigeragezo by'umutima. Abantu benshi babyuka mu gitondo bafite umutima uremerewe, barose nabi, bafite ubwoba budasobanutse cyangwa bumva bananiwe nubwo baba baryamye amasaha menshi. Ibi ngibi byose bishobora guterwa n'uko baryama cyangwa se baryamye batabanje gusenga ngo bature umutima wabo, ibitekerezo byabo n'imibereho yabo babyaturira Imana. Gusenga mbere y'uko uryama ni umwanya wo kwisuzuma, ni umwanya wo kwibaza uti ni iki nakoze uyu munsi? Ese ninde nakoshereje? Ese niki cyatuma nshimisha Imana cyangwa se niki cyatumye nshimisha Imana? Iyo dusenze dusaba imbabazi ku makosa twakoze cyane cyane ku manywa, tugasaba amahoro n'uburinzi mu ijoro, ibi bituma umutima utuza ndetse n'ubwonko bukaruhuka neza. Hari n'abavuga bati isengesho ni iry'abantu bafite umwanya. Oya, siko bimeze. N'amasengesho y'amagambo makeya ariko avuye ku mutima afite imbaraga nyinshi, ndetse n'isengesho ry'isegonda rimwe rishobora guhindura ijoro ryose. Kurara udasenze bishobora gutuma umuntu atwarwa n'ibitekerezo bibi gusa, kwiyiririza mu guhangayika cyangwa no kubura amahoro yo gusinzira. Abakurambere bacu bari bafite uyu muco wo gusenga mbere y'uko baryama. Bari bazi ko ubuzima butari mu biganza by'umuntu gusa, ko ijoro ritazwi kandi ko uwiringiye Imana ararana amahoro. Niyo mpamvu bavuga bati uwaryamye yizeye Imana abyuka ayishimira. Banyacyubahiro, niba dushaka kugabanya ibyago bidukikije, guhangayika, ubwoba, umunaniro w'umutima ndetse n'ibitekerezo bibi, dutangire umuco mwiza wo gusenga mbere y'uko turyama. Ni umuti woroshye pe, udasaba amafaranga, udasaba umwanya munini, ariko ufite umumaro ukomeye cyane. Mbere yo kuzimya itara, mbere yo gufunga amaso, fata akanya gatoya wivugira amagambo makeya cyane, wiyegurire Imana, uyisabe kukurinda no kuguha amahoro. Uzabona itandukaniro mu masinzira yawe ndetse no mu mibereho yawe ya buri munsi. Ndagushimiye cyane kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro Kunda ubuzima bwawe. Reka musabire kugira amahoro ya Nyagasani ndetse amahoro menshi. Musabire no kuba wagira umunsi mwiza. Niba wakoze subscribe ni iby'agaciro kuri wowe, kandi ikindi ndagushimiye cyane niba wakoze like wakunze kino kiganiro. Ni iby'agaciro kuri wowe ndetse no kuri twebwe mu muryango wacu wa Kasugira TV. Nk'ikiganiro cyane cyane Kunda ubuzima bwawe. Jye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Gisa nk'ibisanzwe. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka pfa kuba wakoze subscribe wakanze ku nzogera kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho uzajye ukibonera mu gihe.